Ndagusuje cyane 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 udukurikira kuri Olive TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose ukeneye kumenya ku buzima bw'umwana. Niba ari ubwa mbere ufunguye iki kiganiro, njyewe tubana muri ibi biganiro nitwa Olive Amadokita, nkaba ndi no kwiga no kwihugura byimbitse ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Muri kumva ni urugendo rurerure, ariko nanone nahisemo kuzajya mbana namwe tugahugurana, tukungurana inama ku bintu byose bishobora gutuma ubuzima bw'umwana bugenda neza, cyane yuko hari amakosa abamama benshi bakora muri rwa rugendo rwo kurera umwana, cyane bimwe bakabikora batabizi, batazi impamvu, bimwe ntibabikore kuko batazi impamvu. Ibyo rero ni mpamvu navuze ngo rwose tugomba kuzajya duhugurana, tukungurana inama, tukungurana ubumenyi kuri bya bintu byose bizatuma ubuzima bw'umwana bugenda neza. Ubwo rero nizere ko mukwiye kunshyigikira, mugasharinga ibiganiro byacu ku bamama benshi, ku bantu benshi, kuko ubuzima bw'umwana ntabwo bureba ababyeyi. Umuntu wese ni byiza yuko agira ishusho ku buzima bw'umwana. Ese ni ibiki umwana yakabaye kuba abona? Ese ni ibiki byagakwiye gukorerwa umwana? Ese byagakwiye gukorwa gute? Ibyo byose, iyo shusho umuntu wese arayikeneye, kuko uyu munsi ushobora kuba utari umubyeyi, ejo ukaba umubyeyi. Ubwo rero ni byiza ko ugira ubumenyi mbere, kugira ngo nugera muri ya phase uzaba uri prepared, uzaba ufite ubumenyi, uzaba uzi icyo wakora igihe umwana ameze gutya, uzaba uzi bya bintu byose bizagufasha kugira ngo nyine urugendo rwawe nawe rukorohere. Rero niyo mpamvu rwose mbasabye inkunga, mujye musharinga ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, kugira ngo abantu benshi bakomeze kunguka nyine ubumenyi. Uyu munsi rero nk'uko nababwiye, ndashaka kubabwira amakosa amwe n'amwe ababyeyi bajya bakora ku buryo umwana ashaka kwisanga yahatakarije ubuzima rwose. Ese wari uzi yuko ushaka kuryamisha umwana ari muzima, mu gitondo waza ugasanga yapfuye? Ibyo ni ibintu rwose bishoboka cyane cyane cyane. Niyo mpamvu ngiye kubabwira amwe mu makosa ababyeyi bakwiye kwirinda igihe cyose afite umwana muto, cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5, ariko nanone tukibanda ku mwana utarageza umwaka cyangwa umwana uri munsi y'umwaka. Ibyo ni ibintu mukwiye kumenya cyane, kuko hari amakosa menshi ababyeyi bakora, bakaba bari gushyira ubuzima bw'umwana mu kaga nyamara batabizi. Atari no kuvuga uko batamwitayeho, just ni uko batazi impamvu badakwiye kubikora n'impamvu bakwiye kubyirinda. Ibyo rero njye nibyo nje kubabwira. Ariko mbere yuko dukomeza, ndagusaba gukora subscribe kuri channel yacu, ikindi ukayisharinga. Ariko nanone nujya ureba ikiganiro ujya wikandira like. Buriya ukoze like bituma ibiganiro byacu bigera ku bantu benshi. Please ndabibasabye, nujya ureba ikiganiro jya ukora kuri like, ntacyo bitwaye, kandi ni ukuri Imana izajya igendana namwe ibaha umugisha, kuko mudushyigikira, cyane yuko ibyo tubabwira nyine ni ingenzi, bizajya bigenda bifasha abantu benshi. Rero nk'uko nari mbibabwiye, reka turebere hamwe amakosa abamama bajya bakora, bikaba byatuma ubuzima bw'abana cyangwa ubw'umwana bujya mu kaga. Ikosa rya mbere, ubundi abamama ninde babwiye yuko umwana aba agomba kurara mu cyumba cyiwe igihe cyose atarageza umwaka? Okay, ndagendera kuri ibintu bifite evidence. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza yuko umwana utarageza umwaka nibuza aba agomba kurara mu cyumba cya papa na mama, aho bamurebera hafi, cyangwa waba wumva utari comfortable cyane, nibuza umwana ukarindira akagera amezi 6, 7, 8. Ariko please, nimba ufite akana kakiri munsi y'umwaka, ni ukuri ni byiza yuko ukaraza mu cyumba cya papa na mama, aho mumucungira hafi, kuko umwana anytime ashaka kugira ikibazo, guhumeka nabi, kandi murabizi umwana ahumetse nabi, ibyo biba byatuma rwose n'umutima we uhagarara, akaba yapfa byoroshye. Cyangwa umwana ashobora kwihunikiza akaryama nabi, akubika amazuru. Umwana iyo yubitse amazuru ntabwo nyine aba azi ngo ari no kwirukiza, bishobora kumunanira. Icyo gihe aba akeneye help yihutirwa ya papa na mama cyangwa undi wese umuri hafi. Ni byiza yuko rwose umwana uri munsi y'umwaka umuraza mu cyumba cy'ababyeyi, kugira ngo bamucungire hafi, bamurebere hafi. Ikintu cyose cyaza kidasanzwe, umwana agize umuriro, umwana arakoroye, umwana ahumetse nabi, ibyo byose bakaba bari hafi kugira ngo nyine bamufashe.
nizere ko tubyumvikanye mwa babyeyi mwe mwantu mwe, ubwo ni ubumenyi muba mukwiye kunguka kugira ngo n'undi muntu wese nakubaza uzamenye icyo ukwiye kumubwira. Ikindi kintu cya kabiri, umwana nimba wahisemo kumuraza mu cyumba cye, hari ibintu ukwiye kwirinda tugiye kurebera hamwe. Ikintu cya mbere, niba umwana nyine yarengeje umwaka cyangwa bitewe n'igihe runaka nyine wumva nyuma y'umwaka wahisemo kuba wamushyira mu cyumba cye, ni byiza yuko niba umushyize muri beriso, irinde gufata iyo beriso ngo ugende ushyiremo ibintu byinshi, udukinisho, udupupe, udusego, utwo tuntu twose, kuko uzasanga harimo abamama ugasanga wenda afite beriso y'umwana, urugero umwana aryamye aha, araje afata nka tuno tuntu twose adutatse ku ruhande rw'umwana, araje afata eyida n'umusego, ugafata nk'ikindi gisego urakimukikije, wenda urugero urazanye umusego ngo ugiye kumufasha uwushyize hano iruhande, uyu mwana nagerageza guhindukiraho gato ntugahita yubika amazuru kuri ibi bintu wamushyize uruhande, nabyo bibe atari ibintu byiza rwose na gato. Rero ubundi nimba wanahisemo gufata umwana ukamushyira mu cyumba cyiwe, ntabwo ari byiza gufata ibintu byinshi ugende bimushyira uruhande, kuko bizatuma umwana ashobora kwihindukiza akaba yaryamira wa musego, kwigarura bikamunanira, ugasanga umwuka uraheze, kandi iyo umwana umwuka uheze murabyumva nyine, akenshi ikintu gituma abana bapfa ni ukuba nyine batari kwinjiza ogisijeni neza, cyangwa resipirasiyo yabo itari kugenda neza. Iyo rero itari kugenda neza biba byatuma n'umutima ukora nabi ukaba wanahagarara, ni byiza kubyirinda. Dore impamvu nanone ukwiye kwirinda gufata ibintu byinshi ukabishyira iruhande rw'umwana, udukinisho, utwo tuntu twose ugenda ugafata nyine ugakikiza uruhande rw'umwana, ntabwo ari byiza, kuko umwana ashobora gufata muri twa tuntu tw'udukinisho wamushyize iruhande akaba yatumira, ashobora gukamira akajya mu muhogo kagafunga umuhogo, ashobora gukamira akajya mu bihaha kagatuma nanone ashobora kugira ibibazo byo guhumeka ndetse akaba yahaburira n'ubuzima. Ni byiza yuko niba ugiye kumusinziriza ari nijoro, uwo mwana ntabwo byemeye gufata ibintu byinshi ngo ubishyire iruhande rwe, ubundi umushyira muri beriso itarimo ikindi kintu. Ndumva byumvikanye. Ibintu byo gufata udupupe, udukinisho ukagenda udukikiza impande y'umwana ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byemewe. Rero uyu munsi niba ari wa mama ukunda gukora iryo kosa, menya yuko ntabwo ari byiza na gato, kuko biba byashyira ubuzima bw'umwana mu kaga. Ikindi kintu, niba umwana umujyanye muri beriso, ngiye kukwereka pozisiyo ugomba kujya wirinda, kuko niba umwana utari kumurebera hafi, ashobora nyine nk'uko nabibabwiye guhindukira, akaba yakubika amazuru, akabura uko yongera kwiyegura rwose, akaba yabura umwuka. Ni byiza rero yuko ubyirinda. Na bya bintu na cya kintu nari maze kuvuga ku bintu bijyanye n'ibikinisho, ubundi hariya uhashyira umwana iyo uri kumucungira hafi. Rero iyo utari hafi ntabwo byemeye gufata ibintu byinshi ngo ubishyire impande y'umwana, kuko yaba ari hasi ari gukina ariko ukamusigana twa tuntu twinshi tw'udukinisho rwose, umwana aba yadufata akatumira, cyangwa nyine murabyumva namwe, ntabwo ari byiza rwose. Unless umuri iruhande uri kumucunga, uri kumureba, aho rwose nta kibazo ushobora kuba wamuhereza kuko uri kureba uko akina natwo, ariko kuba utari iruhande rwiwe ntabwo ari byiza na gato kuba wamusigira utuntu twinshi turi iruhande rwe, kuko haba hari risike yuko yafata kimwe akakirya akakimira cyangwa kikajya mu bihaha. Noneho twagiye, nimba umwana wawe ugiye kumuryamisha ni muri beriso, yararengeje wa mwaka twavuze, wemewe kuba waraza umwana wenda mu cyumba cye, ngiye kwereka pozisiyo ukwiye kwirinda kugira ngo urinde kuba ubuzima bw'umwana bwajya mu kaga. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza yuko ikintu gishobora gutuma umwana yapfa bitunguranye ntabwo biraba kiriya neza, ariko nanone hari ibintu bagiye bagaragaza bishobora kugabanya iyo incident, cyangwa izo risike z'uko umwana ashobora gupfa bitunguranye cyangwa agahera umwuka, ibyo byose bishobora gutuma ubuzima bw'umwana bujya mu kaga. Hano nimba ufite umwana wawe ukaba ugiye kumushyira muri beriso, ukaba ugiye kumusinziriza nijoro,
ikintu cya mbere nababwiye, irinde kumushyira muri berceau irimo ibindi bintu, imisego, udupupe, udukinisho, utwo tuntu twose banza udukuremo, berceau yawe isase neza, urekere agashuka washashe, wenda nta kuri bumworose bijyanye n'uko wahisemo gutegura berceau y'umwana. Hanyuma nujya kumuryamisha, harimo abenshi bavuga ngo ngo reka muhengeke ngo akabavu, ngo kugira ngo nyine ngo akagongo katavunika, cyangwa ngo kugira ibintu byinshi abantu bagenda bavuga nyine. Ariko ubundi nk'uko mubibona, umwana nimba amuryamishije ameze gutya, hari risike y'uko uno mwana ashaka kubika amazuru, kandi ashaka kubika amazuru bijyanye n'amezi afite, ukabona kwiyegura rwose biramunaniye. Nanone bijyanye n'uko ahantu hameze, rero hano haba hari risike rwose y'uko umwana ashobora guhera umwuka akaba yabura ubuzima. Ikindi kintu, umwana hari ukuntu ufata umwana ukamuryamisha gutya, warangiza ukavuga ngo reka mpindure akajosi gutya. Ibi nabyo haba hari risike y'uko uno mwana ashobora guhera umwuka. Ntabwo ari byiza unless umwana muri hafi, ukaba uri kumucunga, uri gukina nawe, umureberera hafi, niho byemewe. Ariko igihe cyose utamuri hafi, izi posiyo ebyiri, kubika inda, kubika akabavu, ntabwo byemeye ku mwana, no. Kereka umwana wakuze mukuru uzi kugenda yiyumva, yihindukiza. Ariko umwana wese cyane cyane uri munsi y'umwaka, ntabwo twizera yuko ashobora kugira reka kumera gutya akongera akihindukiza. Rero iyo utamuri hafi, ni byiza yuko umushyira muri posiyo iri safe, idashobora gutuma nyine agira ibibazo bitandukanye. Cyane yuko umwana yasinziriye, biroroshye kuba yaguma muri ya posiyo nyine wifuza. Ubundi ubushakashatsi bwinshi bugaragaza yuko umwana kuryama ari ku mugongo nibyo bigabanya risike yo kuba yahera umwuka, umwana yapfa bitunguranye. Ubwo rero igihe cyose ufite akana, ni byiza kumushyira muri ino posiyo, apana ku nda, apana ku rubavu, ariko akaba aryamiye umugongo, cyangwa icyo twita kuba agaramye. Iyi niyo posiyo yagaragaje yuko igabanya izo risike zo kuba umwana yapfa bitunguranye. Ikindi, iyo aryamye agaramye, asa nkaho imyanya yiwe y'ubuhumekero nyine iba ifunguye, kandi ku bana rwose ni ikintu cy'ingenzi kumekinga sure yuko imyanya y'ubuhumekero yiwe ifunguye neza, kugira ngo nyine abone umwuka, ataza kugira ibibazo byo guhumeka. Ariko nk'uko mubibona, nimushyira ku rubavu gutya, hari risike y'uko nzaba ndi gufunga ya myanya ye y'ubuhumekero. Ubwo rero niyo mpamvu tubyirinda. Nanone ikindi, nimuryamisha yubitse inda, mba ameze nkaho ndi gufunga ino nzira z'ubuhumekero yiwe. Ubwo rero ni byiza yuko rwose nimba udahari, ukaba wifuza kuryamisha umwana wawe utamuri hafi, muryamisha agaramye, bizagufasha kugira ngo yizere nibuze ko ameze neza, kandi ugabanye ibyo byago byo kuba nyine yahera umwuka, akaba yapfa bitunguranye, utazi n'icyo wenda gishobora kuba kibiteye. Ibi bintu rwose nubikora, uzaba uri kurinda umwana wawe. Icya mbere, nta bintu bimuri iruhande. Ikindi, abamama bakwiye kumenya, abana bari munsi y'imyaka 5 cyane cyane bakunda kugira risike zo kuba bamera ibintu bibari iruhande, kubera aba ari umwana ushaka kugenda amenya ibintu byinshi, areba aka ni agake, aka ni agake, aka ni agake, aka ni agake. Haba hari risike rero y'uko umwana yamira ibintu, bimwe bikajya mu mihogo, ibindi bikajya mu bihaha. Ubwo rero urumva yuko kwa kwirinda utuntu twose turi iruhande rw'umwana, uri no kumugabanyiriza ibyo byago. Muzabona abenshi rwose bamize igiceri, bamize udufuniko, bamize utuntu two kudukinisho, bamize uduki, utwo tuntu twose ubona dushobora gushyira ubuzima bw'umwana mu kaga. Biba byiza iyo ubyirinze, kuko uzaba uri kurinda umwana kugenda nyine wongera n'izo risike zo kuba nyine yagira ibyo bibazo byo guhera umwuka, ndetse no kuba yamera ibyo bintu tuba twifuza yuko nyine bigomba kuba biri kure y'umwana, kereka igihe cyose uri iruhande rw'umwana. Rero nizere yuko iki kiganiro cyongeye kukungura utuntu dushya. Harimo amakosa uzumva nawe wakoraga ukwiye gukosora, hari ibintu byinshi umuntu aba yababwira, wenda nuko ari igihe cy'umwanya, ariko nizere yuko iki kiganiro wungutse akandi kantu, niyo kaba kamwe rwose nabyishimira, ariko hakabaho impinduka kugira ngo
ubuzima bw'abana bukomeze kugenda neza. Niba uri mushyashya utarakora subscribe, ntugende udakanze ku nzogera kugira ngo dushyigikire kandi tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Bye bye, ndabakunda kandi Uwiteka abahe umugisha mwese.